n'izi ndwara zose za malaria, izi biti bita ngo iyi miti ya coartem byose byakomotse ku byatsi. Abashinwa bakoze ubushakashatsi ku cyatsi cyitwa artemisia, bituma bakora nk'umuti wa malaria. Byari bigoranye kwiga, ibintu biranagorana, nkantwe twe twa dufite n'ingo kandi uzi masters ko isaba n'ubundi amafaranga, bisaba igishoro, bisaba kwigira, tukabifatanya n'umuryango, gutangira abandi banyeshuri dufite natwe, dufite n'abiga muri university nabo turihira. Muri rusange byari bigoranye, ariko nk'uko nababwiye ko kwiga bitagira umupaka kandi bidahereye ku myaka iyi n'iyi, twabitsinze twemye kandi tubitsinda neza. Fresh graduate graduatinze uyu munsi muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Ndabasuje namwe mukomere. Mukomere cyane. Ndishimye cyane, nduva mbese nta kuntu nabivuga, nta magambo nabona nabivugamo kuko ni ibyishimo birenze. Yego. Nitwa God Kwizera, ndangije muri programme ya phormacie yitwa Quality Assurance and Quality Control muri masters. So ndangije muri phormacie muri bachelor's degree, ubu nibwo ndangije nanone muri masters ya phormacie, Quality Assurance and Quality Control. Masters ya phormacie, ni grade ikomeye? Yego cyane, birashimisha, irakomeye. Urebye byakuvunye ku kihe kigero? Ntago byari byoroshye mu by'ukuri kuko nayikoraga nkora sanzwe nkora akazi kanjye ka buri gihe, kandi nako katari gakeya mu by'ukuri. Twabikoraga muri weekend ndetse tukanyuzamo tugakora no mu minsi gakeya, mu minsi y'imibyizi. Ntago byari byoroshye rero kujya muri classe ufite gahunda z'akazi, amatelefone, ariko ukanga ibyo byose ukabishyira ku ruhande, ukikonsantra, ugashyira umutima wawe ku masomo. Ntago byari byoroshye, ariko Imana yaradushoboje, ariko biranakunda, turanabitsinda. Ama assignment, guhabwa assignment uri mu kazi, ibyo byose, gukora research, gukora ntuza, gukora teze, ntago byari byoroshye, ariko byararangiye. Uyu munsi rero ushoje urugamba rutari rworoshye, uriyumva ute ku mutima wawe, ndetse ugiye gutanga iyi impact, ibi bintu, iyi grade nshyashya igiye kukuzanira iki mu mpinduka z'ubuzima? Mu by'ukuri nize phormacie muri bachelor's degree, mu by'ukuri yari hagije mu kazi nakoraga, ariko kuba naraje gukora masters muri phormacie nanone bwari uburyo bwo kugira ngo nongere ubumenyi mu bijyanye n'ubushakashatsi. Uko buri muri bachelor's degree urayiga ukumva nyine nta kindi kintu utekereza no kujya mu kazi, ariko iyo umaze kongeraho iyi masters bituma ufunguka, ugahita ubona ibintu byinshi cyane byo gukontribua bishobora gufasha abo muri icyo gihe cyawe nabo mu gihe kizaza. Mu by'ukuri rero numva ari kintu numva ni added value, niko navuga, nicyo kintu cyiyongereye mu bumenyi nari mfite. Hari ubumenyi bwiyongereye cyangwa no kongera kuzingatira neza cyangwa gukomeza neza ibyo narize munsi, nkongera nkabisubiramo, ndetse nkongeraho n'ibindi, ariko ibyo byose bikanafasha kugira ngo mbashe gukora, gutanga contribution yanjye, gutanga imbaraga zanjye mu bijyanye n'ubushakashatsi, yego, mu bijyanye n'ubuzima cyane cyane kuko aribyo nigiye. Witeguye gukora iki ubu ngubu? Donc mu rwego rwo kugira ngo nyine ubushakashatsi bugere, hari ubwo watekereje gutangira cyangwa hari ubwo ugiye gukora? Ni byinshi. Hari igihe umuntu aba afite liste y'ibintu atekereza kuzakoraho, abona yakora ubushakashatsi, ariko mu by'ukuri ubwo narakoze mbere, narakoze ku bintu bijyanye na traditional medicine, so numva nabyo hari ibintu byinshi byo kwigaho ku bintu bijyanye n'ibyatsi bya Kinyarwanda cyangwa imiti ya Kinyarwanda, ndetse no mu bitaro nkoramo hari ibintu byinshi cyane ubona umuntu ashobora gukoraho ubushakashatsi, ibyo bita clinical cases. Ibyo byose hari ibyo nagiye nshyira ku murongo, ariko gupublishinga, kuko twize ibintu bijyanye no gukora research cyane, so ibyo byose ndumva nzabishyira ku murongo nkabasha kubipublishinga. Kandi buriya ama journals yabona yuko
ufite urwego runaka hari ukuntu ntuza yawe ubushakashatsi bwawe buha agaciro ndetse ugafatanya nubwo ngeze aha ngaha ntabwo bisobanura ko ushobora gukora ubushakashatsi njyenyine hari abatwigishije abo bose turafatanya kugira ngo tubashe kugira icyo dushakashakamo ndetse dutange contribution yacu ku gihugu. uvuze iby'ubuvuzi gakondo usa nk'ukoze hasi unyibutsa ibuye. Hari indwara zibaho mu Rwanda ndetse wenda ntekereza ko muri rusange, ariko bakavuga ati izi ntabwo zishobora kuvuzwa n'ubuvuzi bw'abazungu, ibi byashoborwa n'imiti ya kinyarwanda. Murumva atari urundi rugamba rukomeye mukwiye gukoraho ubushakashatsi kugira ngo turebe ko imiti yacu ubwo itakiza isi? Mu by'ukuri ibyo koko bajya babivuga, ariko ugasanga hari n'igihe barenza, ugasanga nk'indwara zakagombye kuvurwa muri ibi bitaro dukoresha, nyine ibitaro bisanzwe moderne, ugasanga umuntu wenda arwaye malariya, aho kugira ngo ajye kwa muganga akumva yuko bamuroze avuga ati nta bandi bantu bamuvura, buriya biba byiza ubanje kujya kwa muganga ukivuza. Hari n'ibindi mu by'ukuri abanyarwanda nabo bavura bikeneye nabyo, nubwo birahari ariko biracyakeneye gukorerwamo ubushakashatsi nanone buhagije, kuko hari igihe usanga umuntu aguhereza umuti akaguhereza umuti uri udakoze mu buryo bwa gihanga cyane, ugasanga wenda guhaye umuti ufite concentration wenda irenze, cyangwa ugasanga guhaye umuti urimo imiti myinshi kandi wenda urukeneye umuti umwe. Ubwo rero nidufatanya twese nabo ngabo basanzwe babikora mu by'ukuri n'abahanga kandi bafite imiti ku ndwara nyinshi, twafatanya kugira ngo n'izo ndwara koko usanga zirananiranye ahandi tube twazikoramo ubushakashatsi kugira ngo tubashe gukuramo, kuko n'izi ndwara zose za malariya, izi biti bita ngo iyi miti ya coartem, byose byakomotse ku byatsi. Abashinwa bakoze ubushakashatsi ku cyatsi cyitwa artemisia, bituma bakora nk'umuti wa malariya. No mu Rwanda rero ubwo turamutse dushyize imbaraga cyane mu bushakashatsi bwacu, dushobora natwe kubona indi miti ku zindi ndwara. Yego. Televiziyo nziza utanze ku gihugu. Mwese mukomeje kudukurikira mubyumve neza rero, kwiga so kugira ngo uzabone akazi, kwiga no kugira ngo umenye ubwenge mbere na mbere, hanyuma ibindi bikaza bikurikiyeho. Dukomeze tubane. Bitinze ariko kubera covid hari abagiye basigara, niyo mpamvu bayise mini graduation y'abantu bari basigaye bahuye n'ikibazo kubera covid, babishyiriye umunsi nta kibazo byaduteye. Ubu rero byabaye ari bitoya kandi bibera muri auditorium mu gihe dusanzwe tuzi ko bibera kuri stade. Murumva mumeze mute mu mitima yanyu? Byadushimishije cyane, twibazaga ko wenda bizatinda, wenda bagategereza nk'undi mwaka, kuko mu gihe cyashize hari habaye graduation y'abantu benshi, twe twari twasigaye. Twishimye cyane ku buryo nkanjye nigaga nari ndangije masters muri local governance studies, banyita Stanislas Kagenzi, nkaba byanshimishije muri rusange. Urabona ko ubonye n'imyaka yanjye, ngira ngo wabona ko kwiga ndengeje imyaka 50, mfite imyaka 54. Urabona ko kwiga bitarangira, ndetse n'ukurikiyeho na grade ikurikiyeho nshobora no kwiga nkayirangiza. Birumvikana. Ukaba urangije masters yawe rero kuri iyo myaka ya 54, nije mu by'ukuri nije cyari kimeze gute kwiga ukuze kandi mu bihe bitoroshye harimo n'ibya covid by'ibya pandemic? Byari bigoranye kwiga, biranagorana. Nkantwe twa dufite n'ingo, kandi uzi masters ko isaba n'ubundi amafaranga, bisaba igishoro, bisaba kwigira, tukabifatanya n'umuryango, gutangira abandi banyeshuri dufite natwe, dufite n'abiga muri university nabo turihira. Muri rusange byari bigoranye, ariko nk'uko nababwiye ko kwiga bitagira umupaka kandi bidahereye ku myaka iyi n'iyi, twabitsinze twemye kandi tubitsinda neza. Muri iki gihe rero hari abantu bavuga ko kwiga atari igishoro cyunguka vuba. Mwababwira iki ku bavuga bati amashuri se? Mwababwira iki? Abantu ahubwo bakagombye kutitiranya akazi, bakamenya ko akazi atari aka leta gusa, ko leta itanga. Buriya niba urangije mu ishami riniri, wenda tuvuge nk'umuntu urangije mu ishami ry'ubuhinzi,
ntabwo akagombye gutegereza ko leta izamuha akazi kandi yarize ubuhinzi, yakagombye ahubwo kugira umwuga ubuhinzi, noneho abahinzi bakamureberaho agatanga akazi, aho gutegereza ko leta izamuha akazi. Muri rusange akazi ni kabuze, kuretse ahubwo umuntu udashaka kubikoresha nk'uko yabyize. Nkange rwose yego ngifite akazi ka leta, ariko nigaga mfite n'ubundi n'akazi ka leta, ariko abarangije wenda badafite akazi nababwira ko atari ngombwa ko bategereza leta ko izabaha akazi cyangwa umushinga uyu n'uyu, nibakereye akazi bakakore, ahubwo banatanga akazi. Buriya iyo ugiye mu ishuri niyo byagutwaye amafaranga menshi, igishoro cyinshi nk'uko nayo mbivuze, ariko hari ikintu kiyongeraho ku buryo nta gihombo kibamo. Hari abavuga ngo nk'uko nahoze mbivuga ngo umuntu arangiza kwiga ngo ntabone akazi ntagira ati, ariko nahoze mbisobanura ko akazi ubundi ubaguha ubumenyi, ariko noneho nawe ukareba uburyo uzakoresha ubwo bumenyi baguhaye. Ntabwo ari ngombwa kwicara ngo utegereze ko leta izaguha akazi, ibyo twakagombye no kubivaho. Twagombye kuva ko leta izaguha akazi. Leta ntabwo ifite akazi kahabwa abanyeshuri bose barangije, ahubwo iguha uburyo, ni izihe mbaraga iguhaye, ubuhe bwenge iguhaye, ku buryo nawe washaka akazi, ukishakira akazi, ukishakira imirimo, ndetse ukagaha n'abandi bagenzi bawe barangije, utagombeye ko leta izabaha akazi. Wowe ubu iyi masters yawe hari imiryango igufunguriye? Yamfunguriye imiryango cyane, ngira ngo nakubwiye ko nizeye ubwo mu bijyanye mw'ishami rijyanye no kuyobora abaturage mu nzego z'ibanze, local governance studies, ariko ibyo nigiyemo byanshimishije cyane ku buryo baramutse bampaye, niyo naramuka mbonye akazi wenda kajyanye n'ibijyanye no kuyobora ibyo navuze, banyigisha uburyo nakorana n'abaturage, uburyo nafasha abaturage, uburyo abaturage nabateza imbere, ku buryo nazamura igihugu. N'ishami ryiza cyane nakunze, ku buryo nanashishikariza n'abandi bashaka kuryiga kuba baryigamo cyane. Gushimiye cyane, urakoze. Urakoze cyane.